Haleluya. Muraho mwese. Muraho. Mwese mwumva ikinyarwanda. Hari umushiki wacu mbona hariya w'inzobe cyane biramunaza kumufasha. Amen. Murambabarira kuko twaje dutinze. Iyo umuntu agiye mu gihugu cy'amahanga apanga gahunda nyinshi, ubwo mwihanganye mwakoze kandi ubwo mwatubabariye. Amen. Ariko hano ni mu Budage, kera hari umudage twakoranaga, babaga ino twebwe tuba mu Rwanda, ariko bari partners b'umuryango nakoragamo. Yarambwiye ngo mu Budage ngo kuwa mbere ni kuwa mbere, ntabwo ari kuwa kabiri mu gitondo. Ubwo rero uyu munsi pastor rwose bishop twari twavuganye nabo ndabaye saa 9, hanyuma nza saa 10 n'igicuku. Mwakoze kwihangana, Imana ibahumugisha. Topic bampaye ni ndende. Bampaye topic uvuga ngo gukura mu mwuka, growing in the spirit. Amen. Cyo tugiye gukora rero, tugiye kubanza dusoma amagambo yibanze ajyanye n'iyo theme. Turasoma muri Luka, niho bampaye kwigisha, ariko turasoma henshi. Luka 2:40, Luka 2:40. Aravuga ngo nuko umwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuza ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Amen. Ko no gukura. Hanyuma mufate ikindi gice, turasoma mu Efeso ibice 4. Abefeso ibice 4, turava ku murongo wa 11 tugeze wa 16. Aravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ariwo Kristo. Kuri uwo niho umubiri wose uteranwa neza, ugafatanwa n'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo niho umubiri gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Amen. Hanyuma turacyasoma, timurambirwe. Ndagira ngo dusome mu Baheburayo igice cya 5, turava ku murongo wa 11. Aravuga ngo tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'iyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abantu bakuru bafite ubwenge, kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Haleluya. Amen. Ari gukomeza nasoma n'ibindi bice, ariko reka ibisigaye inyuma tuze kubisoma mbigezeho nimbivuga. Iyi nyigisho nayiciyemo ibice bigera kuri 3 by'ingenzi. Cya mbere ni agahinda k'Imana ku bana bayo badakura. Agahinda k'Imana ku bana bayo badakura. Hanyuma icya kabiri ni ibimenyetso by'umwana w'Imana wakuze neza. Ibimenyetso by'umwana w'Imana wakuze neza.
hanyuma icya gatatu ni gahunda y'Imana cyangwa iby'Imana ikoresha kugira ngo irere abana bayo bakure neza. Ibyo bintu bitatu tuza kureba. So reka duhere ku cyambere. Aya magambo tumaze gusoma yo mu Baheburayo atubwira neza ko hari igihe Imana ireba abantu bayo ikagira agahinda. Kandi mbabwije ukuri, nanjye nk'umupastori n'umuvugabutumwa umaze imyaka sigaye mbyumva neza igitera Imana agahinda. Kuko abakristo benshi basaza badakuze. Basaza batagize bate badakuze. Ushobora kubona umuntu ubunyegereye hafi, abarebera kure bashobora kubona ndi umujene, ndi mutoya, na apparence gusa ni housing. Ubundi ndashaje, unyegereye wabibona ko mfite imvi, ntimugire ngo ni teinture, ni imvi za vrai. Kuko mfite imyaka 60 so ndakuze. Muzi ariko nta kibazo mfitemo kuko imyaka 64, uyu mugabo afite umugore, afite abana, afite abuzukuru, afite imirimo nakoze, so ntabwo nsazi ubusa. Ariko ushobora kubona umuntu w'umusaza ungana nanjye ufite imvi, ufite imyaka 60 n'iyindi ariko adakuze, ashaje adakuze. Ikambere urugero rw'umuntu usaza adakuze. Umugabo umwe yaje mu biro byanjye azanye n'umugore. Korangwa ati pastor, ikibazo mfitanye n'uyu mugabo wanjye. Yasanze mvugana n'umuntu kuri telefone. Arahagarara ndeba, maze iminota 5 ntarayifasha hasi ngo muvugishe, arayishukuza ikubita hasi rameneka. Bazo umugabo nisi koko wamwambuye telefone arimo kuvugana n'umuntu uyikubita hasi rameneka. Arambira gusije wayibuze. Ariko ntabwo ushubije ikibazo nakubaje warayimwambuye urayimena, ni yego cyangwa oya? Ati narayimena. Umfata telefone arimo kuvugana n'umuntu urayimwambura, wari ngo yari yansuzuguye. Ubwo se yagusuzuguye ati uzi si uwo muntu wavuganaga ari inde, uzi yari arimo kumubwira iki? Hanyuma rero ngani gushaje udakuze. Kubera ko umwana mutoya ushobora gutinda kumugaburira ukamuzanira ibiryo aho kugira ngo abirya akabimena. Bari babibona? Umwana w'uruhinja nyina atinda kumwonsa, yamushyira ibere mu kanwa kari rumu, bikamara iminsi rirwaye no konka byaramunaniye kuko ni umwana. Ariko umuntu mukuru yakoze nk'iby'umwana uvuga ko ashaje adakuze. Rero ni mwitegereza abakristo benshi basaza badakuze. Hano banaduha n'ikigereranyo akavuga ngo nkurikije igihe mwahereye mwiga, ubu mwagombye ko muri abigisha, ngo ariko muracyakeneye kuramizwa amata nk'impinja. Bivuga ngo mumaze imyaka myinshi ariko iyo mbarebye mbona mukiri impinja. Burya rero abakristo benshi ni impinja mu mwuka. Ntuzarebe imyaka wamaze. Hura na ba apostle, hahura na ba prophet, hahura na ba bishop, even na ba archbishop, na ba pastors, na ba kristo. Ni impinja mu mwuka kandi bamaze imyaka biga. Utubibwirwa n'iki? Buriya umwana w'uruhinja, nanjye mfite abana bakuru, mfite n'abuzukuru ngubu byose ndacyabibona. Umwana w'uruhinja aba yicaye mu mikungugu yanduye. Ukaza wiyambara ishati yawe y'igitare, iyi ngiyo ushobora kumuterura ntibize kugaragara. Niyambara ishati yanjye y'igitare, hanyuma akana kakaza kirukanka gateza amaboko n'imyanda yose kagafite, kakarambura amaboko ngo aterure. Kagafatira kure nkagaterura yego. Ariko grandpa mobera, mo grandpa mobera. Harakuze ko umuntu akakunda guhoberana cyane. Grandpa hobera. Ndaguhobera wowe uvuye kwivuruguta yewe narimbye muhobere. Ariko natwe hari igihe umuntu aza avuye kwivuruguta mu byaha, kaza kegera Imana ngo Mana hobera, kuko amaze imyaka ariko ntavuze. Umwana muto, impamvu mbona abana batoya babambika range diapers, bamwambika range akiyanduza, amara kwiyanduza agakomeza akigendera kandi yiyanduje pe. Ndetse wamwicara uruhande ukumva hari ibintu bidahumura neza,
kamenya ngo ukumva ngo umwana mujye kumurebera yuko atiyandurwa mama niwe wabyumva papa wo mbona cyakora bwo mwaje nawe wenda muzabyiga. Ariko icyo ndimo kubabwira niki, hari umuntu mwicarana mu buryo bw'umwuka ukumva afite diapers zidahumura neza, hari ibintu akora bikabangamira abandi. Kasi uyu muntu uko amaze imyaka kujya atumva kwiba ibintu, uri umwana w'Imana, uri umuntu w'Imana utabigendana, kujya atumva yuko bene ibi bintu umuntu w'Imana adashobora kubikora. Uzi impamvu ashaka gusa nibyo hano uyu nguyu avuga ngo nkurikije igihe mumaze mwiga mwagombye kuba muri abigisha b'abandi, ngo ariko muracyakeneye kuramizwa amata kuko mwahindutse ibihuri. Ibihuri mu Kinyarwanda abantu benshi bashobora kumvira ijambo ni abantu bazi Ikinyarwanda cyinshi. Ubundi umuntu bita igihuri ni umuntu uri slow to learn, umuntu mbese utumva vuba, kuko buriya ushobora kubwira umwana mutoya ntahita abyumva, ariko hari igihe umuntu akura akaguma muri uwo mwuka wo kutumva vuba bakamwita igihuri. Ariko reka nkoresha ijambo wenda rindi byo riri kuri physical level, igikuri. Umuntu yarakuze arazamuka ageze hano, aho kugira ngo akomeze azamuke ajya horizontal. Uwacu mu Rwanda bamwita ntabwo bakivuga igikuri, igikuri ngo ni biri negative, tumwita mugufi cyane. Iwacu mu rusengero dufite abantu babiri bagufi cyane. Uw'umudamu akunda kumpamagara akambwira pastor Karame nize rinde tuvugana, ni akambwira izina ryo wa wundi mugufi cyane, mugufi akandi uko ni mugufi cyane kongera ahangaha, kandi ni umumama, ni umudamu yanabyaye n'umwana, ariko umwana we muri umurara musumba, ariko angera rwose iyo duhagararanye iyo ampobeye agarukira hano kuguru kwanjye kugarukiye, kandi ni umumama afite umwana mugufi cyane, kuko physically ntiyakomeje ngo azamuke. Hari igihe rero no mu mwuka umuntu azamuka yagera ahantu bagahagararaho, kabuze komeza uzamuke, ntabwo uri supposed kugarukira aho ngaho. Ni iki gituma abantu bagarukira aho ngaho? Ubwo njye ndabwira ba pastori, ba bishopu n'abandi, igituma abantu bagarukira aho ngaho, uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo arakidusobanurira akatubwira ngo rero aba bantu bagikeneye kuramizwa amata nk'impinja, ngo ibiryo bikomeye ni iby'abantu bakuru bamenyereye gutandukanya ikibi n'ikiza. So kizakubwira umuntu wabaye mukuru amenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Noneho akavuga ngo nimusubira aho ngaho mu Baheburayo, akavuga ngo nicyo gituma ubwo bimeze bityo, ubwo abantu bagomba gukura bakamenya gutandukanya ikibi n'ikiza, ngo nicyo gituma dukwiriye kwigira imbere tukareka kuguma mu by'ibanze byo kwizera. Muri mu gice cya 6 aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro rwa kabiri ariko kwihana imirimo ipfuye, kwizera Imana, cyangwa twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwa ibiganza no kuzuka ko bapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana ntibikunda tuzabikora. Hari ibintu uwanditse urwandiko avuga ngo izi ni notion elementaire, ibi ni ibiryo by'abana. Ariko nimwitegereza neza, yewe ubu maze imyaka 40 nkizo 40, ariko nigenya mu rusengero nkasanga inyigisho barimo kwigisha mwiza wa bebe, ariko ko abantu barimo barangisha kwihana, kandi maze imyaka narihanye nanjye mpora nigisha abantu kwihana. Ubu nagaruka ku cyumweru nkasanga baranyigisha kwihana, nagaruka ku cyumweru nkasanga baranyigisha kwihana, siko zanyigisha inyigisho zanjye ryana. Nanjye nkeneye kwiga ibituma nigira imbere nkarenga urugero rugezeho, kuko abana batoya ubagaburira ibiryo byombi, ndetse byaba ngombwa ukanabinomba ukabicucuma ukabyoroshya. Ariko abantu bakuru ubarebera inyama, ukabarebera imyumbati, ukabarebera ibiryo bikomeye, rimwe na rimwe ukamuha n'igufwa akarihekera, cyane cyane yari umukongomani. Umukongomani yagiye muri resitora no mu Birigi, aho umukongomani yikomandira akaguru k'inkoko arakarya n'amagufwa arimo arahekenye byose akamira. Mu Birigi aramureba, we yafashe salade, aramuti ni gutya muri inyama iwanyu? Undi ati imbwa ziwanyu zirya iki?
zirya amasarade. ariko ngo n'urwenya ariko nashaka kubumvisha ntabwo ushobora guha umwana igufwa ngo arirye. Umuntu wese wabaye ahantu borora inkoko barya inkoko, ufata inkoko ijosi ry'inkoko iyo uri mukuru ukarihekenya, umwana ararinyunyuza akarijugunya. ariko umuntu mukuru nanjye akajosi k'inkoko kera gikunda inyama n'amenyo yanjye gikomeye nyine atarasaza, nafataga akajosi k'inkoko kakarya kera cyane cyane nkiri umusore, nakundaga ijosi kuko rakarya gukumva karasaba ko maso hekenya kabisa kumva biskere yawe irimo irakora. Rero bana batubwira ngo abantu bakira abana bagaburirwa ibyoroshye ariko abantu bakuru bagaburirwa ibiryo by'abantu bakuru. Akatubwira ngo rero ibi biryo bikurikira ni iby'imbica, kandi mwitegereze muzasanga ari byo dukunda kurya. Dukunda umuntu twigisha kwihana imirimo ipfu, haza nkabihanisha kandi maze imyaka narihanye kera 40 narihanye, zero muzi urimo kunyihanisha nararangije. Hanyuma ngo ibyo kubatizwa no kurambika ibiganza. Saba umuntu ahagaze hano aratwigisha uburyo tugomba kubatizwa mu mazi menshi kandi twarayaciyemo twese. No kurambika ibiganza kuzura umwuka, gihe nuzuye umwuka gikizwa. Cyo wenda wasobanura n'uburyo mbana n'umwuka, hako bisobanura ko ugomba kuzura umwuka ndabizi. Ntanawuzuye. Njya mu makonferensi y'abapastori nkasanga abantu bakoze konferensi yo kutwigisha kuzura umwuka bose bundi uranyigisha kuzura umwuka. Ndi pastor maze imyaka 40 nabaye uvuga ubutumwa ku mastade najyaga kubwiriza ntuzuye umwuka. Uri muransubiza mu byo narangije kurya. Inyigisho ntizigiye kubura. So iyo kuye bizi ngizi usanga insengero uraza kumva impamvu insengero abantu badakura. Haravuga ngo hari inyigisho zitwa elementaire, izo ni inyigisho z'abana bakiri muri primaire, ni ibiryo by'abana b'impinja, ni ibiryo by'abana batoya, kunyigisha imirimo ipfuye elementaire, byo kuzura umwuka elementaire. Tekereza ko no kuzura umwuka biri muri za notion elementaire. Uzi impamvu mu gihe cya ba Petero umuntu yuzura umwuka the first day. Muzitegereze kwa Koruneliyo, Petero yaragiye arabwiriza bose buzura umwuka. Rero nenda kubera ko kwa Koruneliyo bari bakuze ngo nuko bavuze mu ndimi bagahanura ngo ubwo bakuze, ntabwo bakuze. Ni nayo mpamvu Paulo yabwiraga abantu b'Ikorinto akabwira ngo mwirirwa murushanwa kuvuga indimi, biragaragaza ko mukiri abakamere. Abantu buzuye umwuka baravuga mu ndimi barahanura, Paulo akabwira ati kefayi ubwo mwirirwa mukora competition yo kuvuga mu ndimi muri abakamere. Muracyari impinja mukeneye kurambizwa amata kuko kuzura umwuka ugahanura sibyo bikugira mukuru. Byerekana ko wabaye umwana w'Imana, byerekana ko Imana yakwishimiye ko bivuga ko wakuze. Hello. Abana naterana nari konjeje kugira ngo abantu bashyire umuntu bashyire bije ngo za bene inyigisho za. Nishyiremo cyangwa nijya niterera hejuru, njye nyuzamo niterera hejuru shyira no kuri. Amen. Amen. So birakubwira ngo izi nyigisho zimwe na zimwe dutindaho ntabwo bavuze ngo tuzireke, yavuze ngo izi ngizi nizo tubanzirizaho. Ariko iyo tumaze kwigisha abantu ibyo kubatizwa no kurambika ibiganza no kuzuka ko bapfuye n'urubanza rw'iteka, ariko ngo none izo ngizo ni inyigisho zo muri primary, ni inyigisho zo muri elementaire, ngo none ngo twigira imbere aho dutunganirizwa rwose. Haleluya. Amen. Tuvemo abakozi b'Imana bakuze. Turaza kubibona kuko kimwe mu bibazo bikomeye cyane dufite mu itorero nuko genda tangara cyane. Hari iyo ujya mu nama y'ababebe bakuze, ndabaho urugero rutoya, reka mfate rumwe. Twigeze kujya mu nama yarimo amatorero menshi mu muryango umuhuriramo n'amatorero, abantu bagambaniye umuntu baramuheza, barazara bati uyu muntu tugomba kumwiruka. Hamwe turahura rwose twebwe ntabwo twaze ko tumwirukana, ni mutubwire niki gituma tugomba kumwirukana, bati twebwe tumushaka. Oya ko mutamushaka it's fine, ariko ni mutubwire niki gituma mutamushaka mu bijyanye n'ibyo agomba gukora. Ngo murahitamo niwe cyangwa twebwe. Tekereza kuva mu gitondo duhanganye n'abantu bavuga ngo murahitamo niwe cyangwa twebwe. Ntabwo twanze guhitamo, ariko ni mutubwire impamvu uyu mukozi agomba kuva muri leadership y'umuryango.
hereye saa 3 tugeza saa 6 ari icyo gisubizo tubona. Bamwe muri twebwe twari twamaze kuraka. Wari utuyoboye nawe yari umukuru w'ababebe, ariko urumubona ko na saa 6 igeze, mwebwe nta nzara mwumva, tujye kurya. Turavuga ibikomeye, wowe uravuga iby'igifu. Arangije bati muhaguruke tujye kurya, turabigarukaho tuvuye. Antoine dusengera nawe ntabwo nasenga yewe, simbona icyo nabwira Imana mu nama ngiyi. Ubu mpaguruke mbwira Imana, nyibwire se ngo turagushima Mana, nyibwire se ngo Mana turihanye, nyibwire se ngo Mana dukubite. Ndabona mumbabarire nge no kurya mugende muransanga hano ko abantu baricara bagapanga ibintu by'ibyaha, bakagambanira umuntu babiteguye. Barangiza kukubwira gusenga, ugasenga kadudura amasengesho, Mana turagushikura ishimiki. Hari n'igihe Imana igomba kubiturega bariya abantu bari mu biki, ngiye kureba hirya bakora ibyabo, kuko hari ibintu bimwe twagombye kumenya ko Imana itabyishimira. Ariko ukabona abantu bose bari kamfatamo, barabyakiriye. Turagenda bararya, we baraza turamwirukana. Turamwiruka, ntabwo nasize, ntabwo mwandike ko njye nanze gusa. Twe n'ubundi turakuzura intagondwa. Fine. Jewe no prefere kuba intagondwa mu byiza aho kugendana n'abanyabyaha mu nzira y'ibyaha. Kuko iyo ukuze hari inzira ukajyamo, iyo ukuze hari aho utajya, iyo ukuze hari ibyo udakora, iyo ukuze hari ibyo utavuga, iyo ukuze hari ibyo udatekereza. Ukabona abantu baragiye. Rero Imana ishaka ngo dukure. Ariko mabwira ibi ngibi, namwe muhumutsa amaso mukitegereza mukareba isi all over. Ibi bihugu mubamo byo birantangaza, ariko nabonye namwe byaratangiye kuba. Umupastora akifata akadivorce umugore. Ni pastor. Hello. 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 Aposto. Akadivorce tranquiloma n'umutuzo mwinshi. Agafata indi nkumi, pastor akaza gahagarara akamusezeranya. Kandi se buriya Maraki ibice 2 yavuye muri Bibiliya. Imana iravuga ngo I hate divorce, je hate le divorce. Nanga gusenda, niko Imana ivuga. Umuntu ntabwo naze ko abantu badivorce, ariko niba uvuga ko uri umukristo, banza wemere ko ibyo Imana idakunda utazabikora. Hello. Hello. Muracyamunze? Arantu wigisha bakagira ikinyabupfura, ariko ntibazongere kugutumira. Hari igihugu nagiye muri gusa. Yewe kujya muri Australia, umuntu ambaza ikibazo, twari tuvuye muri genocide hari muri 1997. Ndabizi bingiye kuvuga nabyo bishobora kunkoraho. Noneho ndagenda mfata ikinyamakuru cy'itorero aho ngaho, ndareba ndagisoma, ndicara, mbona article yari iteye amatsiko cyane. Itorero ryari ryemeye kujya risezeranya abatinganyi bamwe babana bahuje ibitsina. Hepfo harimo n'indi article bavugaga ibyo gukuramo inda n'ibindi. Ese ko iki gihugu kimeze nabi. Noneho nza kugira ngo nzi ubwenge, sinamenye ko nakoze ubuswa. Mu maze kwigisha, kubera ko bari bakoze ikintu kimeze nka conference, habaho igihe cy'ibibazo. Umuntu amarika ikiganza aramara ati ariko buriya genocide ijya kuba mu Rwanda, abantu miliyoni bakicwa, itorero ryari hehe? No, analize. Reka murangira aho ryari riri. Ryari riri aho abigishwa ba Yesu bari igihe bamubambaga ku musaraba.
icyo cyo ntacyo cyari gitwara, bumvaga biri smart cyane, harimo iryari riri aho iryanyu riri uyu munsi. Mfata cya kinyamakuru aho abana 240 babaye avorute uyu mwaka bakuwemo, cyari byanditse 240 nabaye qualified mu mwaka. Soma article ikurikiyeho ryari riri aho muri uno munsi, aho mwemera ko mugiye kujya musezeranya abatinganyi, abahungu n'abakobwa. Mbona sare yose imisatsi irahagurutse, abantu bose babaye nk'inyanya baratukuye. Ntibyari rirangaye nk'uko namwe murangaye, nk'uko n'abareba barangaye. Dusohotseyo uwo mugabo wari wambaye ikibazo arambwira ngo waruzi ikintu nini, ngo ntabwo ari kuriya basaba amafaranga. Ndabwira nawe ushobora kuba wanyibeshyeho, ntabwo naje gusabiriza, naje kuvuga ubutumwa. Kubera iki kubwira abantu ibyaha byabo, ntabwo bari burekure amafaranga ngo bayaguye kuko babwiye yuko nabo batameze neza. Ntabwo bameze neza. None se ikintu Imana ivuga ko ari abomination, ni ikizira, wowe ugashaka ngo tujye tubisiga, ngo tuvuge ko ngo abana mu by'umwuka. Urumva isi yose kuva iburasirazuba kugeza iburengerazuba, kuva amajyaruguru kugeza amajyepfo, turwaye indwara yo gukora iby'Imana idakunda. Kuko burya ikiranga umwana ntabwo amenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ariko abana b'Imana bakuze, hano Bibiliya yatubwiye ngo bamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, akamenya ngo iki kintu ntabwo muzehe, ntabwo papa, ntabwo mama babikunda, sinzabikora. Iki kintu umuco wacu ntabwo cyemera, ntabwo nzagikora, kuko ndi mukuru, nzi gutandukanya ikibi n'icyiza. Mu buryo bw'umwuka tuzi gutandukanya ikibi n'icyiza. Icyo mubyibazeho namwe mubitekereze, kuko iyo mbona muri kino gihe ahubwo itoro ryuzuyemo abana bafite imvi, n'abandi bafite uruhara, n'abandi bafite amabere n'amataye, ariko babana mu by'umwuka. They've grown up physically ariko not spiritual. Hariya batubwiye ngo Yesu yakuraga mu mbaraga, mu bwenge no mu buntu bw'Imana. Amen. Uvuga ngo yakuraga neza mu buryo bw'umubiri, mu gihagararo, agakura neza mu mitekerereze, akanakura neza no mu mibanire n'Imana. Haleluya. Ariko ikintu cy'Imana yacu ushobora gukura neza mu gihagararo, ibyo Imana irabishima, iranabinezerwa. Ugakura neza mu bwenge, ibyo nabyo Imana irabyishimira ko niyo yaguhaye. Ariko iyo udakoze neza mu bugingo, Imana irushaho kubara kuko ibyo bindi byose ntibizakubuza kujya mu muriro. Niko bikoze. So reka noneho turebe ikigero Imana ishaka ko tugeraho, kuko natwe twakuze, twakijijwe. Hari igihe ubona abantu nje nkababwira maze imyaka 40 ngizwa, maze imyaka 32 nkora umurimo w'Imana full time. Uriya ni umukozi w'Imana ukuze. Kuba umukozi w'Imana ukuze bitandukanye. Mwe mushobora kunyemera kubera karimi, ariko burya karimi ko nta nubwo gatinda, kuko iyo ukoze bimwe muri biriya namaze kuvuga ntutinda gupfa mu by'umwuka. Ndabibwira abantu cyane cyane b'abajene bavuga ubutumwa n'abandi bavuga nti nubona umusaza ungana nanjye ahagaze imbere yawe abwiriza ubutumwa, ntuzagire ngo nukubera ko nize nkaba bafite masters muri theology na doctora nuko yigeze kuzura umwuka. Rero Samusoni Dalila yamwogoshaga umusatsi atashinguje inkingi y'inzu n'umusatsi gusa, kurura n'inkingi n'umusatsi, inkingi yose ikavayo, yuzuye umwuka ariko adakuze. Imana iramurambirwa ngo agira gutya ngo ntiyamenya yuko umwuka w'Uwiteka yamuvuyeho. Abafilisitiya bamukuramo amaso akajya gusa ingano z'Abafilisitiya, ntaho amaboko yari yagiye, ntaho misikure zari zagiye, nta kindi cyari cyagiye. Feva y'Imana niyo yamuvuyeho,
imbaraga zose ziragenda. Hari ibintu ukora Imana iyo yakurambiwe feva yayo ikakuvaho. Niba mushaka kuzarama mugasaza Imana ikibishimira, mushake kugenda nk'uko tugiye kubireba, mukure mu buntu bw'Imana. Haleluya. Kuko feva y'Imana hari ibintu biyitegeka, hari ibintu biyikurura, hari ibintu ukora Imana ikavuga ngo yes, ngo hariya hantu turashyira feva. Kawa uriya mba uriya mubonye afite feva. Uriya Dawidi nubwo yari umunyamafuti cyane, ariko yari azi ko feva ishaka. Uzabirebe, uriya Dawidi hari ibintu yari yarasobanukiwe, yanakoze n'icyaha, ibyaha bikomeye ko Imana yavuga ariko ni ikigoryi, ariko ni ikigoryi cyane ubundi. Uriya feva yanjye sindi wimukura, kuko hari ikintu Dawidi yakoze abantu bose ubundi, ibintu bibiri Dawidi yakoze ubundi bidakunze kuboneka mu bantu bakomeye. Icya mbere, Dawidi yari umwami ukunda kuramya Imana. Akaramya Imana, nuzabona umuyobozi ufata mikrofone ari umuyobozi wa politiki nk'umwami nka Dawidi, agatera chorus kandi agatanga urugero mu kubyinira Imana. Dawidi yagiye imbere ya Israel, muze gusoma muri Samuel wa 2:6 ngo atera chorus ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza. Muzasome Zaburi ya 18 n'izindi. Niwe wagiye atera indirimbo aravuga ati nimushime Uwiteka kuko ari mwiza, abandi bakikiza ngo kuko imbabazi zihora Uwiteka ryose. Akagenda baterera bakikiriza, ajya baravuga ati gutera ngikiriza n'ibihagije, ngo ashyiramo arabishyina, arashyuha cyane, akuramo ishati ayinagire Scott asigara n'isengeri. Anyuze imbere yiwe umugore we Mikali, kuko yari yarakukiye ibwami, yarazi ikintu cyitwa human protocol z'ibwami. Aramureba ngo ngo serious, uriya ni wa mwami wa Israel, niwe wibeyura kuri yabyina nk'umuntu waho ngaho usanzwe, ngo amusuzugurira mu mutima. Atashye ngo ataha agiye kumusengera, agiye kumusabira umugisha, amukubita igikuta aramubwira ngo nuko rero ngo uribeyura imbere y'abaja n'incakarafu z'abagaragu, utumura ivumbi, utera chorus, uribeyura, ukuramo ikote uninagire Scott ugenda ugaragaza agatuza. Dawidi nawe zambo yari yazanye ya grace yari Imana yazanye, n'ubwo ngumva tega tubyumve kimwe, nibeye imbere y'Imana yantoranije ikansumbisha so n'abasaza ngo kandi niba ari byuvuze ngo nzarushaho kwibeyura, kandi kubera iyo feva abo bagaragu n'abaje bazarushaho kunyuma. Amen. Babazwa n'umurongo ukurikiyeho ngo baravuga ngo nuko Mikali abingumba arinda. Sinzi ahantu ubugumba bwa Mikali buhurira no kwanga kuramya Imana, ariko ndabitekereza niba Dawidi yaramuzinutswe ntiyongere kumutahaho, niba wenda yari yarabonye Mikali yaratinze kubyara, akaba yaravuze ati uyu munsi kubanza nyisanduka y'Uwiteka muri Yerusalemu, Mikali aratwita tu ngiye kumusengera twite. Ariko baratubwira ngo Mikali abingumba arinda. Dawidi yari umwami uramya Imana, ntagire isoni zabyo. Dawidi yari afite umutima ukunda Imana akabyandika. Dawidi yari umwami ukunda Imana akabiririmba, abantu bose bakabimenya. Nubwo yari umunyamafuti, Imana bati ni umunyamafuti, ni ikigoryi, ariko ni ikigoryi cyane. Ikindi cya kabiri, Dawidi muri Zaburi ya 58 baravuga ngo Imana umpanisha ibihano byose, wenda ucikona umubite, wenda unyirukane, ariko ntumureho umwuka wawe. Haleluya. Haleluya. Muraza kubona aho bihurira, ntumureho umwuka wawe. Kuri igikundiro cy'Imana kiba muri anointing Imana gushyiraho. Abanyarwanda kera bagira ku mugani bacaga, baravuga ngo Uwimana yasize umunyu ngo rubandira muri gata. Nicyo bavuga, Uwimana yahaye feva, gusa bane ntibatubwira uburyo iyo feva ibonwa, ariko Uwimana yasize umunyu rubandira muri gata. So iyo wabonye feva abantu baramusanga. Abazashaka kuguma mu murimo w'Imana mukagera kure, ukaririmba abantu bagafashwa. Nyambibwira abantu bacu bahoshe tutimu, hari mwariko ejo bundi yaranejeje, barambwira ati bya bintu bajya gutubwira umenya bitangiye kuba nini byagize
twagiye kuririmba turirimba abantu bararira nuko byatangiye kuza kuko buri hari ikintu kimwe ntabwo turirimba ngo abantu batubone iyo uzamuye Imana abantu bakayibona bagatangira gukorwaho bagatangira kurira n'umuvuga ubutumwa atarigisha umenya ngo feva yatangiye kuza ibyo kare ngo nayo so babwiraga Abisirayeli bati kuri Uwiteka twishimira abanzi bacu tuzabarya nk'ubugari iyo ni feva. Haleluya. Amen. Tukora iki rero kugira ngo iyo feva ize gahunda y'Imana ku bantu bayo. Hariya mu Efeso ibice 4 Pawulo arandika aravuga ngo yashyizeho intumwa, shyiraho abahanuzi, shyiraho abwiriza butumwa bwiza, ishyiraho abungeri n'abigisha. Ziriya ministeri uko ari 5 zose nta isumba izindi. Cyembo na abantu baza babwira ngo ariko pastor mugiye wabereye pastori ngo nturi apotre. Cyangwa niyo mari muzigo n'ubundi muri ziriya ministeri yanjye nta nubwo ari ya pastori. Buri gihe pastori niko kazi nkora. Ariko mu buryo bwa ministeri ntabwo ndi umupastori. Gifting yanjye ntabwo iri mu gipastori. Kuko hari ibintu bigera nko kuri 2 cyangwa 3 biranga abapastori ndafite. Umuntu ufite gifting ya gipastori akunda gusura abantu. Ubundi gihe gusura abantu ariko ariko nabanje kubitekereza nashyizemo agateka. Ntabwo ari kubabeshya yewe ibyo ndababwiza ukuri. Kandi nkunda abantu. Abantu bakunda abantu mubaje mwabaza madamu. Yewe nkunda abantu, nshobora kuvida konta amafaranga nkayihera abantu, nshobora ujye nkunda abantu. Ariko ntabwo ndi umupastori. Ndavuga muri ziriya ministeri 5. Yanjye si gute. Nshobora kumwigisha, nshobora kumvuga ubutumwa bw'abapastori ku iki kubwira umuntu bifite. Ni wa muntu ashobora kuba yarafite ibintu yakoraga. Kamuretse kwa kana karuhukwe akajya mu nama y'ubukwe. Ntuzambire mu nama y'ubukwe sinjye njye. Ibintu bya sociale bindera mu gifu. Kandi nkunda abantu. Nari ibintu bya sociale ntabwo sinjye nyobora inama z'ubukwe, sinjye nazijyamo. Ariko mfite assistant pastor dukora. Yewe n'Imana izukunda ibikora. Yajyaga afata utumoto nkumva buri gihe ngo yagiye ngo yafashe moto yajya. None mu Kristo maza kumbwira ariko